Amen. Mwese mwumva ururimi rwacu, mwese muragomba arukeneye igiswahili cyane munyihanganire. Ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 15 turasoma umurongo wa 18 dusimbuke dusoma umurongo wa 28. Turasoma 18 wonyine dusubire dusimbuke dusome 28. Ubutumwa bwiza bwa Luka 18 aravuga ngo reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Amen. Amen. 28 undi ararakara yanga kwinjira nuko se arasohoka aramwinginga. Amen. Hatukuzwe. Amen. Amen. Umugisha ukome Yesu umugisha yadufashe n'abantu badasanzwe ariko turabasanzwe ariko barabigira ko ibintu bikora gutyo tukiri ubuvuzi bwayo. Amen. Shimira mudamu dusangiye urugo twafatikanyije ubu munsi mushobora kuba yamwe muzaza umwaka ushize ndagira ngo yarambwiye ngo nuzoja kwa reverezo nzajana nawe kubera iki twagize agenda rimwe tujane ati ndamukunda cyane tuzajana. Uno munsi twakoze kutuzana bari mu mugisha. Amen. Amen. Ndanamushimira ubutumwa avuze ndanakomereza aho yavugiye muhashinga ipeki kandi ndakomeza biragenda tuzuzanya. Amen. Ikindi cya kabiri nivuga izina se mwamenye ko nitwa Bicengo Adrien tubirongayi uriya madamu yo tubana mu rugo ndi umupasiteri muri universite ya Rongayi. Ubu ibisigaye yabivuze abana kandi bariya dufite twembi n'abuzukuru be dufite twembi turakeje turashashe. Amen. Natekereje ko tuganira ijambo ry'Imana kandi ndashaka mu nyumva rero gutandukana gatoya amagambo batazamumva ashaka gushikerera abantu ashaka kwereka abantu gushishenga abantu ndababwira amagambo y'Imana. Ubabare wisuzume wimenye wishire ku munzani aho usanga uzaba uhagaze bikosora kwa Imana yambwiye. Amen. Na nyuma ya saa sita hari jambo icyo kuvuga iminsi icyo kuvuga nyuma ya saa sita ari rindi abagabo babiri Imana yatumye niko numvise umukubwira bana namwe. Amen. Turaganira ku ijambo muzi cyane ryo Mwana w'Imana
abo tuvuga kuri y'abana bari gisi turavuga kuri y'abana basigaye mu rugo turavuga kuri bakristo bari mu rusengero uwagiye yaragiye kandi amateka avuga ngo yaragiye arongera aragaruka ariko wasigaye tuba turibaza ese byari umukozi Imana icoye yo haleluya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo urya mwana wo kirara yaragiye aroroma ararigita ariko mbere ko agenda yabwiye se ngo papa uranyumva papa urazi ko wabyaye ati uzi ko mfite umugabane muzaba ati bizaje mpamvu mu migabane yaje imigabane yaje ese yarabwigize rero ko bamubwiye inama ngo natekereze amaze ugiye kuje mwana wawe nakwindi imigabane zitandukanye tekereza abana bo ngubu twese tunatekereza watekereza ko murasekana n'umwana watekereza ko umuntu agiye irukune nawe abe nawe ari kugenda hasi ari umunsi umwe bari Kigali n'umwana w'iwacu umwana wacu wa kabiri yarebogeze ku mbere mubamubaza tujambo mu afite makumyabiri akwabaza imyaka abaze none ububwiye uri umugabo uzoshese kubabona muri we bari n'ibitekerezo bizima yagabaga barashimisha arambura ngo Imana namenye kumwe nawe ntabwo zotandukana nawe yo haleluya ariko icyaje kuntangaza twagiye gutandukana agirisha kugisha kandi agiye kandi agiye gaho nishimi nibwo mugendera mbona muri namatike mbona ngira gutako urumva arakanga uratekereza muri uriya mugabo wowe n'umwana umwe wo kubigabane yawe tandukane nawe ngende uramutekereza uriya mugabo yazanye uwo mugoroba birashoboka ko batariye babo birashoboka ko uwo mugoroba bagize umwishinga udasanzwe ese uriya mwana uriya mwana uyaraye ese uriya mwana yari yiyoni ese uriya mwana yari yiyoni ese ntabwo uwasanze ninde uwagiye kubana nawe ninde ese ubundi agiye gushaka iki ese icyo yabuze hano iwacu ni igiki aho umuntu atari yibaje ibibazo byinshi aragenda isamuheza imigabane arabona ngo akiri imigabane icyenda aragenda ijambo ry'Imana iratubwira ngo yarageze iyo akagendaga ayica ibintu nabi agera ku rwego atarabuza gusangira n'ingurube ayo mateka siyo mpanisha kujyamo umunsi umwe yo haleluya yo haleluya Imana impeje kumva iryo jambo umunsi umwe ngo aryamye niba yajyanye niba yiriwe ingurube niba yose aratekereza ko mu rugo rwa data n'isusu ubuzima ndimo yigirira uburenze neza tugaruke aho ngaho mu muryango iyo usigaye mu rugo niyo gitangaza niyo mubi niyo mubi kutuwagiye kama mubi ndani mu kutuwagiye ntabwo sera muzi amena ntabwo sera muzi yaratuye hamwe na se ariko satamuzi hari genda yahaye mu muto y'ibigabane hari ibigabane baje mu mvuga yahaye kuri ari mubizi ijambo rya mbere nta mugabane yari afite kandi ari pasi ari mu rugo pasi amen abantu batazwi n'Imana mu rusengero nta mugabane bafite abantu bari mu rusengero bazi ngo babana natwe bazi ko Imana irabazi jewe batera kumenye abo ari Imana itakuzi nta mugabane bafite nta mugabane ujya mu kanwa wari mu rugo afite ndagakureka impamvu ijambo rya mbere ntabwo se yaramuzi uzemeza byoroshye inama yaramuzi kawe ariko nuza kutukumbura neza urasanga se ntacyo yamutezeho ntacyo yamuvuzeho ntacyo yamutekerejeho n'igihe atanze imigabane nta mugabane yamuhaye icyo ni icya mbere icya kabiri nta jambo ryari rizwi nababare nanga inkorora ngana ngaho tigripe simbite
irindi jambo rya kabiri wa mwana w'umurugo nta jambo ryari rizwi yari afite nk'umwana. Reka mbabwire impamvu. Ijambo rya mbere muri umwari gitaha bamwe bigabanya nta hantu namwe avuga ngo yegereye se amubwira aramubwira ati papa uretse umwana agenda ati aramuvuze avuga nta nahantu ntiyamutekereza ngo avuga ati reka mfashe data kurwanya imitekerereze y'uburyo mu mwana wawe. nta nahantu nyamara yamaze kurigita amaze kugenda nta nama twumva birivuga ngo yatekereje ngo yageze inama yo kureba gushaka ko mwana wiwe ntaramwumva. Muri make ijambo ry'amakuru yari afite. Iyo uri mu rusengero Imana itakuzi ijambo ntabwo ufite. Tumutubwira ngo twumve. Ntitwakumva umukristo utaramenyekanye ku Mana n'ijwi ry'iwe ribarizwa. Yesu muraza uzava mu narahanuye mu izina ryawe. Uzava mu nari mu kapasitori. Uzovuga ngo ndari umuririmbyi. Uzovuga ngo ndari umumama ushinzwe abandi baba. Azakura mu imbere. Amen. Twaraturanye nawe. Turabana nawe dusangira ifunguro ryewe. Adusanga natwe abo tutabana tutari kumwe nta jambo ufite utazwi. Yo haleluya. Munyakire yo haleluya. Bamwe umuteza umuntu uri mu rusengero utazwi n'Imana nuko ameze ntabwo ugiye rizwi. Ntabwo rizwi. Ijambo rya gatatu ry'ujyamo ntabwo ashoboye kwibuka. Igihe umugore we yaje amaze kugera mu rugo bakimurangiza bose yarababwiye ngo ni mwihute. Ariko baramubwira ati uriye we kanaka ati aragenda karamuhobera. Amara kumuhobera ngo aramubwira ngo mugende muzajye yizibusha. Aramubwira ngo mugende ni mwihute nimutegura amazimana. Aravuga ngo yari yarapfuye none arazutse. Ndimo ducuti. Yo haleluya. Atatwishimira iyo tuje wiwe. Yo tumenetse tukamera ko turibo atatwishimira. Warangije atubisifete ifete natanje. Urukuru wiwe n'ifu. Wagumanye na se akabana na se. Yarakingukeza mu ngoro yari mu mirimo. Kwijambo cy'Imana rivuga. Ntibanyibutse ngo mubwire ngo ni mugende uje kubwira ucyamana mubwire ngo nawe yaje. Byawushigiye. Bamwibuka ngo utamubwira. Amen. Abana b'Imana bashengereye kubana n'abatazwi ntabwo amaso y'Imana yabareba. Uwo mu rusengero utaniyuzwe kamere. Batera kwibuki bazera umuntu. Abantu kwibuke n'abantu ariko ijuru riri kuza. Niwe ikibazo mu rusengero y'uko utazireba. Ndabifuriza kumerwa n'Imana. Yo haleluya. Ndabifuza kumerwa n'Imana. Amen. Ndabifuza ko umugisha w'Imana bagereho umwe nayo. Amen. Ijambo rya kane ariko cyamuranga igihe yatashe agarutse yarageze ku rwego yumva harimo induru, harimo imizike, harimo akaruru. Yamahagarara ashaka kubaza amakuru ahamagara abakozi asaba icyabana. Udavuga ati namuza amakuru ati n'umura wawe yagarutse. Ninde ati n'umura wawe yaje. Ati yaje none harabaye iki? Ati cyabaye ati se yakoze umunsi mukuru. Uwo umunsi mukuru ukagifita yawe. Uwo umunsi mukuru umuntu mubana mu rusengero umuntu wawe mwana wawe imfura ukamwibwira tugomba kwakira n'Imana ifite yaramu utagacyo yawa ariko tuzigaba iki ati abaye umunsi mukuru iwande wabona wabizate watahu ngabise yo haleluya. Ndashaka
nababwira yuko umuntu uri muri Kristo Yesu hari ikiza kimuranga. Ibija kuba byose zo mu rusengero abafite mu Rwanda abagize Imana irakuzi kuzukora izina ryawe amazina abandi bakwita si Imana ikwita ikwita izina rijanye n'ukubezi. Yo haleluya. Icyaka yarafite yari yuzuye ishaka abakristo bataramenya Yesu bazarishaka gusenga bakagira ishari aramwangose bamwakiriye ati bamukora iminsi mikuru ati bagize iminsi mikuru ati ndahebye pe Imana ishoboye. Yo haleluya. Ndashaka ngo tumenyekane ku Mana tuve mu gihirahiro. Imana itumenye abantu bagoye ni abantu bari mu rusengero batamenyekanye. Imana itabazi rero bamenye akomeye batakuze tawe nitaho n'icyo kurangiza ndabo ngo dufasha abantu kumenya Yesu. Haleluya. Agishe umuntu utarakizwa agishe rebera n'amagambo y'abayishe aravuga se uzirisha muri ya fete kandi sinije abo hanze umugabo araza kwirasa isabusha atuza amakuru ati uza amakuru atoya atereka umubwire wa mwana wa mukuru yaje kandi abari kuza yaje kwinjira mu soko yaje gute yaje kwinjira. Amen. 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 Yaje kwinjira bisaba aramwese yaje kwinjira ati atakaje kureba atangwa mu mwana waje we niki cyaguteye murumuna wawe yari yarapfuye none yasutse yari yaramuze none yarasutse iminsi mikuru turimo niyo kumwishimira akantu katangaje kekashari akamera mu byo ko papa jeje twavuganye nawe sinabikira mu ngenge kandi umunsi n'umuramba n'agasekurume kene ngo nishima n'inshuti zaje ese wowe uri n'umunyabigabane mu bw'amahanga n'Imana ugashaka agasekuru murumva nta bigabane yari afite. Wowe uri umunyabigabane niwe Imana yishimye niwe wagumanye nayo niwe wagendanye nayo. Yo haleluya. Yesu yabwiye intumwa zikarabwira ngo mwebwe bwera natwe mwe mwagumanye naje ngo datoje Imana ishoboye. Yo haleluya. Iyo tugendana na Yesu niyo turi kumwe na Data tuzatugenda kawe tuzatwumva kawe kandi imibiri yacu zitabanuka tuzasobanukirwa abo turiho. Iwe bagabanye na se akoze terabusi nabifuza kino gitondo cy'uno munsi Imana ifungura amaso yanyu mukamenya agaciro mufite ku Mana asigaye mukamenyekana ku Mana. Umuntu utumenya atamenyekanye ku Mana ufashe no muza amenyekana. Yo haleluya. Kandi niwe ubizi wenyine niwe bobesha abandi bantu bose abo niwe uzi ukubana n'Imana. Amen. Arambwira ngo se uwo kabaye jewe unkunda n'agasekumike wowe uri nyamigabane niwe yo haleluya. Ano muri n'inzu baririmbye araba mucoze neza ngo nuko mu bwami bwawe wagere mu bigabane. Yo haleluya. Reka mabwire bene asiranze mabwire abantu bakishwe bakenera Yesu umwana n'umukiza wabo mu bwami bw'Imana bafite imigabane. Yego ntabwo ari gushaka se kumekere oya ntibashaka se kumekere bafite imigabane. Yesu abwira ngo ni ngombwa mu ngende kandi ngende kubategurira hano muri uwo Rwanda harimo abasubije icyo cyawe tuzakubira hano dufite imigabane mu Mana. Amen. Wa wundi aravuga ngo n'agasekuru mike wowe uri munyabigabane ugatsokerwa ukagenda agasekuru wowe uri umwana w'imfura ugatsoka ku mutwe ugomba kugira imigabane. Yo haleluya. Imana yo mu ijuru bafashe se mufite uruhare abantu dufite bameze gutya icya gatanu
nari babwiye ngo yari afite ishari icya gatanu ntabwo tutubanye mu rusengero abantu bakamuka uzabagira kuba mu murumuna wawe ameze yararigize ariko aragarutse ni uko twabwira ukakira kuja kumuhobera ukajya kuburana uzaga kumarira murumuna wawe yaje amaze imyaka 20 utabonana amaze imyaka 15 utabonana kandi barusaka bamugiye se mutazi kwabaho arinjiye mu nzu icyo bakora ni iki usubira kumuhobera amena yaratuze urutango yarafite tube abantu mu rusengero badafite Yesu umwana wakiza abantu n'abakondo bato ntabwo bakunda agakiza ntabwo bakunda icyerekezo cy'agakiza ntabwo babana umwe n'abandi aho duterera sibo bari aho tuvugira sibo bari aho dusengera sibo bari aho turirimba sibo bari ijuru batuje kurebera siko turi kumenana mu bageni babategurwa nta abarimo aricaye mu ntebe zishuje ariko turi kumwe nabo amena icya gatandatu tuba twishatse ko mudukumbuye mu ijuru siko tumeze abera n'Imana bakumbuye mu ijuru abera n'Imana bakunze kuja mu ijuru wegera tukumbuze nanabivuze ntabwo yatekereje ko umuntu nawe yakunda yagiye mu tuntu n'utundi twari mu rukumbuzi umuntu wakiriye Yesu umwanya mukisi aza kukumbura mwene se amena twaje hano ntajyanye tuwafite ntabwo naje kubishuza yendereka amabwire ntabwo ntajyanye kijyaho amena reka n'umuhungu waje ko saje rwe naje gusura naje kutuganirira ijambo twibuka cyo kuja mu ijuru tuvuga amateka meza y'abana b'Imana amena ubwo rwo rukumbuzi b'abana b'Imana uriya muntu nta rukumbuzi yafite mwene Tumubishe kwa leo Mungu kutaho gasosero abagoye itorero abagoye imibereho yacu abagoye kugenda kwacu yo haleluya amen abantu bari musenga ijambo rya kane ryo rya nyuma isi yamugiraga mubazara gutungo wiwe ndahabigara niba zarafite ibitunzo kutunzo bwinshi nta nama bwagaragara ko zayo abareka babwire bene data yo haleluya yo haleluya reka mwongere mbibabwire abantu bakijijwe bemeye umwami Yesu hari intambwe bagezeho hari n'abo bahebaje turi mu rugendo kandi bacukuye tuzonahabwa izo twanywa tuzonahabwa yo haleluya yaratuye adafite garanti nta garanti reka babwire nimba mutuye muno mudafite garanti ko muzohera mu ijuru nta kamaro k'ijambo Pawulo yaravuze hano muri Yesu atarakuye basuki ubutumwa bwacu bw'isekuru nimba tudafite kwizera yuko tuzohindurirwa igihe kimwe tukajya mu ijuru nta kintu tuzaba gusa nimba ntacyo tuzatumarira Ani tumarira biratuherekeza biratuherekeza imbere biragomba kutwizeza tuzabona amena turabana migabane mu Rwanda n'Imana ako umuntu utuye umusengera atazwi nta migabane ufite nta migabane ufite wabana basabye mu rugo mu bishiri tuziwe mu bitukera ngo mu bituma tanazwi mu bituma ntamugabane yari afite mu bishako ndasata amuzi mu bishako yifuza ubutunzi agasekuru abakangurira kumenya aho uhagaze n'abakangurira kumenya aho uhagaze n'abakangurira kumenya aho uhagaze n'abakangurira kumenya aho uhagaze bagira amena mumenye ko Yesu ari igisubizo ako ca muntu binafsi sasa yatubafasha ka pastor kwa utubwira aya magambo ako kutisha mu marakosa uri umunyamigabane ku bwami bw'Imana amen n'inguzi ko Yesu ari igisubizo ndabifuriza kubana na Yesu ndabifuza kuva mu byanjye mureke ibintu byo kwicara mu mureba gusa
menya aho uhagaze warageze hano twarakwakiriye wicaye mu mbere wujuje ibyo gusa ariko kristo akumenya ugana wisuzume umenye ko uraza ese ni buzi wakoze uraza amen Alex ubutumwa bw'uno munsi ni ukubabwira ngo abantu bagoye ntabwo ari abantu basohotse ni abantu bari indani kandi abantu bari indani ikigoye n'ikibi ni uko zatekereza ngo barakishijwe batarakishijwe bagategana ngo Imana irabazi itabazi bagategana abanyamigabane nta migabane bafite bakivuza usekurume bakivuza utuntu tudafite akamaro bakivuza utuntu tubahetereje amaso gusa ariko ijambo ry'Imana n'ubuzi yatubwiye ngo izisuzume amena amena tugiye gusenga Imana tugiye gusaba yuko dusenga Imana tubwire Imana ngo ni wewe wenyine Mana ishobora kugenda ubuzima bwawe umuntu wumva agiye gusengana natwe ntabwo wumva agiye gusengana natwe amanangara iyo ndabasaba yuko uno munsi w'umugisha wawe ibirara abo hanze ntibatushimishije bari bazopa hanze bakije ngo badusange tukiri babandi basanga tutabasha kuvuga neza nasanze tugushimiye ku mwanya mwiza tubaye imbere y'amaso yawe tugushimiye ku ijambo ryawe rizima data w'Imana rimaze kuvugwa reka buri wese yabashe kwitahura reka buri wese abashe kwimenya kugira ngo amenye neza ko ari umunyamugabane mu bwami kugira ngo amenye neza ko uhagaze neza mu bwami bwawe data w'Imana ni benshi ijambo ryawe ritubwira ngo bazatanga benshi kuri garebo kuko bagiye bakongera kandi bakagaruka ariko reka bari muri rwewe Yesu bandikwe kandi bamenywe nawe
chukua tutakaa milele mbingu. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni.